amazina nitwa Master Gandiozo Kenny, nkaba nari kwasa uburenganzira bwo kuba twakora igikorwa cya karasisi hano muri Beza. Murakoze, turabikwemera ariko turaza kubanza turirimba indirimbo yubahiriza icyiciro tubone gukurikizaho gahunda za karasisi uko zateguwe. Murakoze. Asanga abashoferi turigisha abana karasisi tutakabasha. Umuziki bawihorere rwose. Masaga igihugu ku Kagugu barangajwe n'uwitwa Buzumaze Holt. Natweretse ko bose ibi byose natwe turabizi, reka ndebe abantu bari hano bishimye mu bavuga amashyi bose. Turabakangurira kujya mu ngamba kugira ngo mwibere abayobozi bakuru gutya. Namwe ejo bundi rwose muzaze ibi namwe Tawanyika. nyine. Aba ni bamwe mu biga ibintu byinshi bitandukanye. Umuziki reka bawudukupire, umuziki ni muwukupe burundu. Niba unezerewe koma amashyi, kandi niba urakaye nushaka witahire rwose. Wabishobora nimubakomera amashyi aba bana. Nta nubwo babusanya, niba ugira ngo ndakubeshya nawe ubirebe. Amena rwose, reka tubasabe basoza. Basoza rwose ntibabe barekeye aho, tuzagaruka. Reka dusabe abayobozi bakuru bigira imbere iyo nama nkiriye yo ku itorero rya Kagugu. Bagabanyijemo amatsinda kugira ngo babashe kubikora neza.
abana bari kubasuhuza, Imana ibahe umugisha. Reka nsabe abantu bose bari hano bahe abana amashyi kubwira ibyiza bari gukora. Aba ni abana rero baba bakwiriye kuba ku matorero yose. Turasaba ababyeyi ba hano kuri Erimesi ko nabo ubutaha twazagaruka batwereka aba bana batoya rwose nabo bakina karasisi gutya, kandi rwose muzabidukundire kuko kugira ngo ugere hejuru nuko ufite aho uba wahereye. Reka tubasabe rwose nabo basoza babasuhuza. Niba mubishimiye mubakomere amashyi. Reka tubasabe bagende, bakuru babo nabo bageze mu kibuga. Erimesi Imana ibahe umugisha. Pasifada yabo nayo yageze mu kibuga. Pasifada rwose yo kuri Erimesi biragaragara ko yaritoje. Reka nsaba abantu bari hano bayikomera amashyi. Ni ukuri Imana ibahe umugisha. Bari ku ngendo nziza, kuri gahunda nziza, ku myambaro myiza. Imana ibahe umugisha. Kandi tunashimira cyane ababyeyi babigiramo uruhare kugira ngo abana babe bambaye neza gutya. Imana ibahe umugisha. Dushimira itorero naryo ritwemerera tugakora iyi gahunda. Imana ibahe umugisha. Yego, twize icyo bita gucunguza uburyo umwete. Bamwe baravaho abandi bajyaho. Iyo ni Kinyinya, Pasifada ya Kinyinya. Bigira hino mu kibuga rwose, ba kamanda babatwegereze hano imbere kugira ngo natwe tubirebe neza tudahegereje. Burya kutaba muri iki cyiciro ni uguhomba. Aba ndetse n'abariya bo kuri Erimesi bavuyeho bambaye gutya nabo kuva ku myaka 10 kugeza ku myaka 15. Aya makarabu yose ku itorero agomba kuba hari. Buriya yo habuzemo karabu imwe, icyiciro cya jiya ntabwo imbaraga zacyo zose ziba zuzuye. Urubyiruko nibakora ibintu mukabona ni byiza,
b'ikinyinya bizera mwaturutse tugiye Imana ibahe umugisha. Bigaragara ko abana mwabatoje mu buryo bwiza kandi kuri gahunda nziza cyane. Icyo kirimi buriya n'ahandi wakigira ni muri biya, kugira ngo uhaye umubyeyi uri hano mikoro bagisobanure cyamugora. Nabo ngo bari kugenda basoza, ndi kubona Kagugu batangiye kwitegura kujya mu kigo. Ibi bintu ni byiza mwabakomera mwagize. Iyo ni Kagugu uri kwinjira mu kibuga. Iyo ni Kagugu. Cumi n'itanu ibyo bakora byose biba bifite ubusobanuro n'ibinejejwe nabyo bikomeye amashyi. Babikore bihuse ibitego byose uko biryoha babinyuremo kuko nabo basigaranye iminota mikeya. Basezera nabo. Bati turabasezeye. Turasaba Imana ibahe umugisha, ni mu bakomera amashyi bati turabasezeye naho utaha. Ubwo babasezeye bagiye Ambassador Karabu, indi Karabu ikurikira abangaba kuva ku myaka 16 kugeza ku myaka 21. Abasoza barakoze Imana ibahe umugisha. Dusaba Ambassador Karabu ariko yaza mu kibuga ikatwereka nabo ibyo bize. Ntara ya Kacyiru yose igomba kugira iyi Ambassador hano ufite iyo myaka 16 kugeza ku myaka 21. Birashoboka ko mwakwitabira kuko ibyo biga nabo ni ingirakamaro. Iyi ni Ambassador wo kw'itorero rya Kagugu. Bigaragara ko Kagugu rwose Imana ibahe umugisha, amakarabu yose mwaragerageza, ariko hari abo tutarabona. Turashima tumaze kubona amakarabu yose uko akomeza gutambuka.
gusa n'akagugumani baha umugisha rwose, bigaragara ko mwitoje n'imbaraga, biba bigaragara ko murazifite. Reka abantu bose bari hano bakomera amashyi kuko bari indashyikirwa, Imana ibaha umugisha. Bari kugenda nabo basoza, abajiyene nabo niba bahari, reka dusabe jiyene nabo ni bakuru babo babandi twese tubarirwamo kuva ku myaka 22 kuzamura. Abo bavamo abayobozi bakuru, abo ni bamwe mu baba hafi ya bano bana. Iyo Kinyinya Imana ibaha umugisha, jiyene ya Kinyinya rwose twayobowe imbere n'umuyobozi ubaba hafi muri gahunda zabo zose. Iyi karabu ni nziza, waba uri umupapa, waba uri umumama, waba uri umusore urengeje iyo myaka, iyi karabu kuyibamo biraryoha, ndayibifurije. Uretse n'ibi n'ibindi bigiramo, ni ingirakamaro, bibabasha gutuma baba muri iyi si ariko bitegura kujura. Kinyinya rero Imana ibaha umugisha. Turasaba Hermes ko iyi karabu nayo igomba kuyigira kuko ni ingenzi, ibafasha gukomeza barumuna babo. Iyo idahari barumuna babo baratendebuka kuko ntabwo baba babona aho bakura bazagana, bituma bashaka kugwingira ngo bagume hahandi kuko bataba bazi andi makarabu agera kuri kiyo. Ubwo basoza, ngiyo Kagugu nayo yaje mu kiwanja. Kagugu nawe uri umuhanga, Imana iguhe umugisha. Ubu uregeye nyuma y'ibi bintu turabaza batarabaje batubwire bimwe mu bintu babonye aha hantu. Batiriza Mukongoti. Muri jiya tugira n'ibyo bita special one, dushobora gukina tuvuga, dushobora gukina tutavuga, dushobora gukoresha ibimenyetso. Ibyo byose muri jiya turabigira, ni nayo mpamvu tuba turi tayari kugira ngo byose tubibereke. Jiyene basoza, tugiye kureba special one. Nyuma Jokamis. Irakurikirwa na parade y'abayobozi bakuru, aba master guide bateguye. Dusaba basohoka abandi binjira, ni ibintu bigaragara ko bitoje. Imana ibaha umugisha. Kuriya Joe. Kuriya Joe. Kuriya Joe. Kuriya Joe. Gukora karafise mujari ya hivi. Joe. Umuziki uragaruka, ntimugire ikibazo, utanahari murabibasha rwose.
umuziki nashaka aba wihoreye, uwo muziki naba wihoreye rwose. Ngo nabongereho akaziki gakeya.
kirarangiye Imana igiye kuvuga igihe kigeze ku musozo kirarangiye Imana igiye kuvuga igihe kigeze ku musozo muzumva inkuba z'intambara inzara n'ibyorezo ibyo byose byerekana ko nta gihe gisigaye Yesu akagaruka muzumva inkuba z'intambara inzara n'ibyorezo ibyo byose byerekana ko
14. Tugiye gusoma mu Bacamanza igice cya gatandatu umurongo wa 14. Says that, Haravuga ngo and the Lord turned to him and said, nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati go in the might of the world, genda uko izo mbaraga zawe zingana save Israel from the hand of my Midians. ukize Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani. Do not I send you Sinjye ngutumye every good day from back? mukomeze kugira isabato nziza. Uwiteka aravuze ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana abanyembaraga we. bitubaho Gideyoni genda uko izo mbaraga zawe zingana. databuja ndagiye ari wowe utumye Ukanu wite kukongerera
kigeze mu gitakagize ibyago biratangaje ibyago bivuga kuri mbabwira nagisho ko Uwiteka rwo bwenge no kuba mu byaha byo kurijuka mugira kujya muri nabamenyesha n'abandi nawe ugeze kuzombaraga zayasinga ntabwo ari igishe rero ko twabona nubwo bamwe ndi kumwe n'abandi bari kurabona ko dufite impano baratwereka ngo tujye hirya no hino twamaze ubutumwa bwa Yesu Kristo yo gusohora ubutumwa bwacu nawe ugeze kuzombaraga zayasinga none se uburyo bwa Yesu bashaka itorero ko muri beza mu cyiciro cyayo amaherezo y'imizawa yayo kubwira ko bashaka beza reka bareke umwe wese ntimukeze mu cyiciro cyayo Uwiteka tuyoborere nawe ugeze kuzombaraga zayasinga babyeyi twe n'abayobozi bacu abana bari barutaye ntibatibuka kuza muri jiya kandi kubona umusore n'umujiya ni igihombo ndakurahiye nawe ugeze kuzombaraga zayasinga basore neza bashaka badufite yo kwamaza ubutumwa bwa Yesu Kristo yo kwamaza ubutumwa bwa Yesu Kristo ariko gukora bitandi dutegura mu musango kwa munani turi kumwe n'ubwiza bw'ubutumwa bwiza mutabaruka Samweli tubatiza abajana babiri Salimani wananyeza nyange tuzuriza hamwe sukore nawe ugende kuzombaraga zayasinga bashaka neza bashaka reka nzane bitume kuko iyo mudashaka kumubona guma mwarasha muri jiya nimugende kwa Fransa na Françoise mugende kwa Nyiracumi na Macumi mugende kwa Mujene na Julia mubwire Mujene na Jeanette yaje n'abahoze muri mwazigende mubambariza mbese Yesu nakaruza mu bigitari cyugiye muri jiya nawe ugende kuzombaraga zayasinga Yesu arandika mugende numvise birandagiye abantu benshi barataka mwiriye kubasanga bagutumwa bw'urukundo ibyiringiro bihiye nijya gushimira ibyo batabaza Yesu yerekeje kugenda nawe ugende kuzombaraga zayasinga reka soza rigende ujya kuvuga ubutumwa n'ahandi nk'uko nabibwiye kubera kera navuga ko mwaza batsinda abandangije kuba impamba Uwiteka abane nawe Yesu nunyura muzazazanyijwe ntuzategereza uburezi bw'Imana yamusubiza uzazuye amazina yo muri Daniyeli umukozi bw'isambu nziza shalom shalom waba ushinzwe igihe niwe muyobozi ni iminota 15 korodinateri w'igihe arahari tubahaye ikaze ukwitonda bakazimbura agari ugupfa kuhiturambura gusa ni ukwitonda bakarambura bakazimbura ibyanditswe ugiye yasoje aha nimero ya mbere nimero ya mbere umwe ya gatatu
tugeze kabura nimero ya kabiri. Tukiraho umuntu w'ikiri dukeneye umuntu umwe mwazanye